Reka nkuramutse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti rifite ubutware ndetse n'ubushobozi. Mwifurije kugira umunsi mwiza, mwifurije kugira igitondo cyiza ndetse ijoro rihire bitewe n'igihe wumviye igitondo cy'umugisha. Reka amahoro y'Imana abane nawe. Ndumva nakubwira indirimbo ebyiri mbyutse numva zifashe umutima wanjye. Imwe iravuga ngo reka mbaririmbire ibyo wampfiriye wankunze mfite ibyaha narararutse, ngo wambonyemo iki Kristo we ukaza mu isi ukamfira. Bene data, ni igitangaza niyo umutambyi yibagirwaga yuko yatutse umugore we cyangwa yifuje umugore wundi afite uwe, ngo yajyaga aho batambira igitambo, ngo Uwiteka akamuniga akamwica, ngo bagakurura amaguru bagakurura umurambo. Ariko Yesu we ubwe yemera gusiga icyubahiro cye mu ijuru, araza mu isi ku bwanjye. Wenda wowe ushobora kuba utabyumva ko atari ku bwawe, ariko ku bwanjye. Imana ishimwe, yemera gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Baramushinyagurira yambaye ubusa, yemera kwambara isoni z'ubwambure bwanjye n'ibyaha byanjye. Ariko angirira neza, arantabara, aranshyigikira, andokora urupfu rubi rw'umwanzi Satani. Abantu bashaka kwigira iryigenge, urebe neza, wajyaga ahera ugapfa wibagiwe kwihana. Ko pasiteri ni umutekamutwe, umuvugabutumwa ni umutekamutwe, ni umusambanyi, ni umuririmbyi, arajya ku ruhimbi agahogoza akavuga ijambo. Ariko Imana we, ariko uyu munsi iragutegereje. Nicyo nifuza kukubwira kugira ngo duce bugufi Data wa twese atugirire neza, ahindura amateka y'ubuzima bwacu. Aravuga ngo ntago nzarambirwa kubaririmbira. Uyu muririmbyi yari yakiriye agakiza, ngo iby'urukundo rwe nuko yababajwe. Ngo wambonyemo iki Kristo we ukaza mu isi ukamfira. Mbere y'uko nsenga, reka mbabwire umugabo bita Yesu. Uyu mugabo bita Yesu ni umugabo ukomeye. Nanabwira umuntu wese utaramumenya, aho nugendera mu kigare cy'ibitambo by'amafaranga yose azashira, ngo urashaka umugabo ngo pasiteri nsengera, warangiza kumubona ukajya gusambana, ukagira abantu bakoshya. Bibiliya irivuga neza ngo rwose pe, mu gitabo cya Danieli, ngo siko bizaba kuba mutegereza. Ayiwe, ngo kereka bava mu masezerano ari inama, ngo na Zaburi yabyanditseho ya 25. Abangwa abo ngabo nibo bazakorwa n'isoni, abava mu masezerano ari inama. Imana ikugirire neza. Mugabo bita Yesu yigeze ahura n'umudamu ku iriba ry'i Samariya, n'umusamariya. Uyu mudamu yari asanzwe ahura n'abagabo benshi, ariko ahura n'umugabo umuzi gutanga keya, ukubwira ngo ibintu byose ndabiguhaye, ukabyakira neza kandi byose akabiguha atakubeshya. Apana ya mitoma y'abisi ngo uri mwiza, shobundi wamuhamagara ngo warwaye cyangwa inda ya ngo yagutenda, akakubwira ngo sinjye utera inda njyenyine. Hoya, suko Yesu akora iyo umukoreye. Imana ishimwe. Umusamariya bakorana diru nyinshi cyane, baraganira. Umusamariya aravuga ngo reka umugabo bita Yesu nanena, aho kugira ngo akunenagira baheza bakunena, ahubwo akagusanga wenyine akaguhindura, akagusanga wenda kwerekeza Gisimenti ugiye gusambana n'abagabo 25, akagusanga ngo wangwiye niyo saa yo kugira ngo unyakire. Yasanze umugabo bita Pawulo mu nzira aramuhindura. Abantu baba ngo Pawulo se yarahindutse, ngo bajya kumugerageza mu kirwa bita Merita. Yesu aramanuka niyihakana. Pawulo agaragaza yuko bari kumwe, ngo bene icyo gihugu ngo bagirira umugisha kuri Pawulo, ngo Pawulo nawe abagiriraho umugisha. Imana yo mwijira ishimwe cyane. Umugabo bita Yesu wamwemeye. Reka ngwire, ntago yakwihakana. Muri ba bandi bose bakubwira ngo nudasambana ngo urabaho gute, bimeze gute, bakakwaka n'ibyo bafite bakakwirukana. Uyu munsi Yesu waba mu buzima bwewe ukamwizera, ukabaho neza birenze ukubayeho. Ngo Umusamariya arangije akorana ikiganiro na Yesu. Yesu aramubwira akantu ngo wamaye ku mazi, ati wapi. Imana ishimwe. Buri gihe Yesu arakubwira ngo wankore,
ngo wapi, ariko nkubwira uyu munsi umutima wawe yawufunguye, mwemerere umwakira kubera umwami n'umukiza, akubera umuntu uzaguhaza by'iteka ryose. Bibiliya ivuga neza kuri keya Yesu yahaye uyu mugore, ngo yamuteye umutoma ngo iyaba wari uzi ugusabye amazi. Umusamariya ngo reka da, ngo iyo mitoma ndayimenyere. Ahangaha ngo ntago wazongera kugira inyota ukundi. Imana yo mwishira ishimwe. Yesu amukubita indike, aramubwira ngo ngenda kuza, abantu bakubeshya ko bakuzi ngo uri mwiza uragasara, amubwira ngo uzapfa, ngo ariko nupfa tutari kumwe uzibagirana uzabona. Umusamariya ati reka da, noneho bitangiye kuza. Umusamariya yumva Yesu avuga ngo ni ukuri uyu muntu unywa ku mazi njyewe muhaye ntago azongera kugira inyota ukundi. Aravuga ati menye ibi bintu bikora. Imana yo mwijira ishimwe cyane. Yesu aramubwira ati ndetse reba n'umugabo ufite se wawe, amubwira uburyo amuzi. Umusamariya aravuga ngo noneho ndatsinzwe. Nawe utekereza akazi ufite saka nako mu busabane. Impano z'umwuka wera ufite si zawe, bazitirira umwuka ariko warazicishije. Uri pasiteri, ariko njye hari n'ibintu bijya binangaza, uba ushaka kumenyekana. Uyu mugore yarazwi ko ari indaya pe, y'abagabo benshi kandi yari na mwiza. Abantu baba bashaka kumenyekana. Yesu aramubona aramwitegereza. Nawe ureba ibintu byawe ufite bitari ibyawe, urabyitirira ariko si ibyawe. Kandi ijuru riri gukora kontorore. Nutihana nawe urasengera. Data wa twese atugirire neza cyane. Ndashaka gutanga message yacu y'uyu munsi, ubuhanuzi turiho ku gitabo cy'umuhanuzi Yowe. Ariko Uwiteka ari kumata ngo nkubwire ngo mureke mbabwire. Guhura n'umugabo bita Yesu birakomeye. Nimba utaramwakira wavuga ngo Yesu ni ibintu byoroshye, Yesu nanjye ndagukeneye, makuri iryo riba ry'amazi amara inyota, kandi sinzongere kugira inyota ukundi, mbabarira ibyaha. Wavuga ngo Uwiteka ndagukeneye, Imana ikabana nawe, ukagera abantu bakagusengera, ukabatizwa mu izina rya Yesu Kristo mu mazi menshi. Barangiza bakakubwira ngo guhera uyu munsi ukuweho ibyaha byawe, urababariwe, ubaye icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Ariko icy'ingenzi, you must receive, kwakira imbabazi z'Imana. Imana yo mwijira ishimwe. Uyu mudamu ko yakoze igitangaza, ko abantu bagiye kubona ba bantu twaciraga Uwiteka, nababwiye ngo ejo Yesu atoranya abamafiya gusa, ba bantu kandi kabisa agakuramo abasura abamafiya tu, ba bantu waciraga Uwiteka ngo uriya ntiyakizwa. Yesu aragutoranyije, handi wakoresha uri gukuramo inda, ugiye kubwira abantu mwafatanyaga kuzikuramo, ubabwire ngo umugabo bita Yesu. Yesu aguhaye umwuka wera ndetse n'ububyutse budasanzwe kubw'imbabazi za Yesu, wemeye kumwakira. Cyagiye wafataga uri gukora ibiteye isoni, hahandi ugiye kuzajya ugifata usoma ijambo ry'Imana, unapostinga ijambo ry'Imana. Ngiye murekeze mbabwire hari ibintu nabonye, ngiye numva ndatangaye. Umuntu ngo ni umurokore ku kantu kamwe, kuko ashaka umugabo, kuko ashaka akazi. Ariko mu bikorwa, reka nkubwire, aho kugira ngo wiyitirire izina ry'Imana ukora ibintu biteye isoni, wowe gira ikintu ukora kikuzanira umugisha. Uvuga ati Imana numpa akazi, nzajya mfasha inzahare zawe zo mu nzu y'Imana. Cyangwa n'ibindi, uvuge ngo nafashe imfubyi, cyangwa naba mu gihugu cyanjye neza nkagitera inkunga, nkajya nangira abantu mituweli. Aho Imana izaguha umugisha. Ariko uraza kubivangavanga, nujya uhamya Imana n'umunsi n'umwe, nujya uhamya Imana n'umunsi n'umwe. Kuri setati zawe nimba ufite WhatsApp, upostinga abantu byo bonyine bigiriye igisenyi bambaye ubusa. Ibyo birunguru ikimana, tujye tuvugisha ukuri, birayungura iki? Noneho umuntu wamubwira ngo ngo agakiza ari ku mutima. Sha nimba ari umuntu ubyemera ko agakiza ari ku mutima niko, ariko sako gakiza kawe gafite imbuto zinga, cyangwa karwaye kirabiranya, hari igihe rero umutima urwara kirabiranya n'imbere bigahita birabirana pe. Babwira ugasanga yapostinze umuntu, no gupostinga ijambo ry'Imana waranyazwe, wiranga
umusamariya ngo amaze kunywa ku iriba ry'amazi ya Yesu ngo amahoro arasendera, ngo aragenda abwira abantu ngo uyu munsi ni Yesu umaza wenyine, niwe mugabo ukomeye. Abwira abagabo basambanaga, abwira abagabo bamutumaga indaya, bamusabaga pase. Ukibaza umuntu n'umuke urajya gusaba pase ufite umugore irakumarira. Imana itugirire neza cyane. Ababwira ngo ubu noneho ni Yesu umaza wenyine. Arongera ababwira ngo mureke babwire rero nahuye na Mesiya kandi guhura nawe nibisanzwe. Ayiwe Imana itugirire neza cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndirimbo ya kabiri nifuzaga kukubwira, ngubwire akira Yesu kandi arakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nakubwiye ngo nagusenge uvuye ngo ame Yesu nanjye ndagukine. Uyu munsi abantu bazi kuba mu bihugu byo hanze ariko usambanira mu Buhinde, muri Amerika, ahantu hose urahajya. Kibaza aha natwe tukavuga ngo hari abadiaspora. Reka ze babwire Imana yararigushije, iso yararigushije, ari we data wa twese. Rero aragushaka ngo wihane ibyaha, aragushaka pasitoro we, aragushaka profete we, wihane ibyaha. Ari abantu bakunda yiti kubera iki sinabigaya mu mutima w'umuntu, abantu bashaka kumenyekana, akumva ko ari bwange gusuzugurwa, akanga kwicara ku ntebe y'igisuzuguriro Imana yamugeneye ngo aryigireho kugira ngo azavuge ishuri bita igisuzuguriro. Abantu banga kwiga ishuri rya nyuma ry'Imana bita igisuzuguriro. Abenshi bicira inzira, abakobwa bakakishingira, abandi bakabanga imyaka irananiye, reka nze njye kwishakira ikintu kinerera. Ubundi ishuri ry'igisuzuguriro wanga kuryiga. Umusamariya yararyize, yakira Yesu arabati noneho ngarukiye ahangaha. Aravuga ngo mureke mbabwire nahuye na Mesiya. Indirimbo ya kabiri nifuza kukubwira, data aravuga ngo nubwo bitameze neza none n'ejo bikagenda. Ntukwiye kugira ubwoba bw'ibihe. Yesu aracyari ku ngoma. Uyu munsi umwakiriye yakora igitangaza. Nawe wamwakiriye ukaba ukimutegereje nubwo bitameze neza, none n'ejo bizagenda neza. Uyu munsi urababaye, uyu munsi urasuzuguritse, but I want to tell you my brother and sisters, oh haleluya, none n'ejo bikagenda. Abantu bashobora kuba batazi destiny ya, ariko umva destiny Imana ivugana nawe. Uri umuntu ukomeye, uri umuntu w'amateka, nagusanzwe, abatakuzi barakwitiranya, ariko Imana yakuremye ikaguhagararaho. Ejo bizaba bimeze neza, ejo bizaba bimeze neza. Abantu bashobora kukureba bakakurebera mu mateka ayubayemo, ariko ayitera yuda. Tomorrow is better. Tomorrow you will receive your good miracle from Lord. Tomorrow you will be a popular. Ayi uzaba umuntu udasanzwe. Nugira ubwoba bw'ibihe, Satani nakwihebeshe. Twasenze kandi nimba utarakira Kristo n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uyu munsi mwakire. Turasoma amagambo tubayemo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli. Nakunze end word twakoresheje ngo twihane kugira ngo iminsi yo guhemburwa ituzeho. N'amagambo ari mu Byakozwe n'Intumwa 3:19. Bandi buzura umwuka wera, abandi barafinina bakorera mu mubiri. Mbabwire neza, nago watsinda icyaha utafite mwuka wera. Shareka nkubwire, ni watsinda ubusambanyi udafite mwuka wera. Rero mwuka wera Yesu abangwiza supporter, ni sponsor, ni helper, ni facilitator. Ni umwuka wera, ni umufasha mu yandi magambo. Bibiliya ivuze neza mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli. Bibiliya iravuze ngo muvugirize impanda isi yose, mutegeke kwiyiriza ubusa, mugire iteraniro ryera, muteranye abantu mwese, muteranye abantu mweze iteraniro, muteranye abakuru n'abana n'abakiri ku ibere. Umukwe nasohoke mu nzu ye n'umugeni mu nzu yarongorewemo. Abatambyi bakorera Uwiteka nibarire hagati y'umuryango w'urusengero n'igicaniro, maze bavuge bati Uwiteka we, kiza ubu bwoko bwawe, ntureke umwandu wawe bashinyagurirwa kandi ngo bategekwe n'abanyamahanga.
niki gituma duhinyurwa mu banyamahanga bati imana yabo iri hehe? Aka ni akabazo Imana yo mu ijuru ikugirire neza cyane. Aya magambo turiho ni amagambo aturutse kuri mesaje y'Imana yaduhaye. Imana irashaka ko abantu bihana. Hari n'ikintu kijya kinangaza ukagira ngo kwihana ni iby'abakene gusa bifuza bifitiye amaganya, ngo umukire najya yihana ngo afite umuntu umwihanira ngo aritanga, noneho baranamubeshya ngo igitambo gikuraho ibyaha. Nshuti yanjye, babandi bavuga iby'isezerano rya kera aho ngaho njya mbumva pe. Igitambo Uwiteka yishimira ni umutima umenetse. Uwo mutima umenetse niwe ushobora kugukuraho ibyaha. Nayo mpamvu Imana yavuganye n'umuhanuzi Yoweli, babwire ngo be gutanyaguza imyenda yabo, ngo biringe bigire nabi, ahubwo batanyagura imitima yabo imeneke barire. Dufite abagabo bagize isoni zo kwatura. Kubera iki? Arazwi mu rusengero, ariko umuririmbyi utazi wahezwe wabuze umuntu wamuteye inda. Wamuteye inda ni umuntu mukuru kandi ni umuntu wubashwe mu rusengero, aritanga. Umuvuzeho baguhagarika kubera kuri gafifi. Systeme y'iyi si murabizi neza, iyo ufite akantu mu rusengero bakugira diyakono, utangiye kugenda ushirirwa uhinduka gafifi. Turikoresha iri jambo. Nuko imeze no mu nzu y'Imana, nuko bimeze, ntago mbeshye. Ako se urita ku cyubahiro abantu baguhaye kizakujyana ikuzimu, ugafata ukarenza witaka tukarira abandi natwe tugategereza urwacu? Waretse byonyine ukemerera umugabo bita Yesu ugaca bugufi akabana nawe, akagukorera imirimo n'ibitangaza, akagukubira 100%. Ndababwira ikintu Umwuka Wera ari gucanaringa kugira ngo mvuge. Ugasanga umuntu yikoreye cyangwa yikururiye umuvumo, awukururira umuryango we. Data wa twese ashimwe cyane. W'ibyago n'ibibazo nta mugisha, arasuzugurwa kandi asenga. Uriya Satani ahemba nabi. Uriyoberanya umwaka umwe wa kabiri wa gatatu, akakubwira ngo fata ideni muri banki. Akantu ngiye kuvuga si uko abantu bose bafite amadeni muri banki ari uko bakoze ibyaha. Munyumve neza ni urugero. Hanyuma warifata. Imana nayo Bibiliya iravuga ngo nzabakina ku mubyimba ibyo mwatinyaga bibagezeho. Ukayakoresha ufasha ba bakobwa bose wateye inda mu nzu y'Imana, no kwitangira abashyitsi, no gutanga ibyaha by'abapasteri n'agafanta k'abapasteri, kugira ngo uhagarare ku cyubahiro cyawe utazaseba. Bundi nta nubwo biba biguteye isoni cyangwa nta nubwo bitera abantu isoni. Bene data, turakwiye guhaguruka tugasenga. Wicaye ku ruhimbi imbere kubera iki? Ifaranga ufite. Ariko umwana wabyaye uramwihakana. Oya, wicaye mu ntebe z'ibyubahiro, ariko umwana wabyaye uramwihakana ngo kugira ngo urwane ku cyubahiro cyawe, ngo batazakumanura. Ariko mbabwire, Imana niyo yonyine itanga icyubahiro, irakikwaka. Waranagitakaje mu mutima. Iyo wabuze icyubahiro cy'Uwiteka Imana, uranicara kuri iyo ntebe ukabona abazima ahubwo bari kurwana n'ibiki byose, ukumva nta mahoro ufite. Kandi nanone ni icyubahiro cy'isi itanga, Imana irakikwaka. Nimubizi nimubizi ku isi guha intebe yarangiza ikanagusasira ingata ni igitangaza cy'Imana. Bakayigusasira, bakayikwicara, bakayikuzingira, bati warigenjesha. Ariko Imana iravuga ngo mutanyure imitima yanyu. Imana iguha imbabazi. Iguha imbabazi utanyure. Ni kwa kwihana ubwira Imana ati Imana mbabarira, nizaniye ibyago muri nge na famiye ndasuzugurwa. Niko birivuga. Abanyamahanga bagufata wijambo, barashaka kukuyobora. Imana ikugirire neza nimba ugize umutima umenetse. Biravuga ngo noneho mutegeke iteraniro ryose kwiyiriza ubusa. N'abantu benshi ko njyewe bijya binanangaza, hari ibintu biba bishekeje. Iyo umuvugabutumwa avuga ukagira ngo nawe narimo ari kubibwira ngo n'abatambyi mubategeke nabo kwiyeza, baririre umurimo w'Imana, bahagarare mu iteraniro ryera no ku miryango y'urusengero ndetse n'ahantu hose bambariza Imana.
babwira abantu biyiriza ubusa ngo nibarangiza baterura isengesho. Njye iri isengesho ndarisenga, hanjye harabarangiye kandi ndakomerezaho nizera Imana. Imana hari ikintu yiteguye gukora. Iyo wakira imbabazi z'Imana hari n'igitangaza cy'Imana wakira, kandi birimo pe. Iri jambo nararisomye ndatangara. Biriravuga ngo noneho abatambyi batake ngo Uwiteka Nyiringabo tugirire ibambe n'impuhwe n'imbabazi. Ndimo ndasenga ndahita nsoza. Tugirire impuhwe abanyamahanga, twe gusuzugurwa n'abanyamahanga, be kutwishima hejuru ngo bavuge ngo Imana yabo iri hehe. Ariko uzi uko hari igihe ukora ibyaha pe. Mureke nze mbabwire, ukora ibyaha bikakubaho akarande wenda ukiyakira, ariko bikakuzanira umuvumo mwinshi. Byari n'ibintu bijya binsetsa, kudasobanukirwa n'ikintu bita gukora icyaha. Uba wumva nimba usambana uca umugabo wawe inyuma, uzi uko umwana wawe azaca umugabo wawe inyuma nka 5, ugasanga ashatse abagabo 25. Icyo kintu bita connection cast. Nayo mpamvu Imana ishaka ngo n'abana batoya ngo mubategeke kwiyiriza ubusa, ngo n'umugore warari urongowe n'umugabo warongoye nawe yikingirane. Wakamenya ubwenge wowe wakoze ubukwe mariage wabukoze, wumvishira ijambo ukaba ati noneho byakaze pe. Saga ari iterabwoba ry'abarokore, mugaca bugufi mukaragiza Imana urugo rwayo, kuko mutiyaniye abanyamahanga barugiraho ijambo rugasenyuka. N'ibyo ngibyo mubonye zingahe zisenyuka banze gusenga, bahugiye ngo muri keya. Ukibaza uratanga keya wibagirwa Imana iri kuziguha. Imana itugirire neza cyane. Kandi rero hari n'ibintu biba bitangaje, abantu bashaka kugarukira Imana bageze mu bibazo, kandi Imana irabwira bataragera mu bibazo ngo nibasenge ibagirire. Ni Imana ikunda icyubahiro cyayo, ni Imana ikunda umutima uyihumurira neza. Bene data, ya mibavu yahumuraga neza iturutse ku bitambo by'amapfizi n'ihene nikigera ku Uwiteka, ahubwo Uwiteka arashaka umutima. Niwe wawucunguye, yemera gutanga umwana wayo Yesu Kristo akunda. Sinzi ahantu twaba turi kugeza ubutumwa. Ugiye muri Canada, ugiye reka babwire, n'umuntu ararwara akajyayo akanapfirayo. Imana yo mwijuru ishimwe, ni heza, nta n'umuntu utakifuza kujya. Urajyayo ujyanye iki ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima? Kereka niba bo muri Canada batajya bapfa no muri Amerika, aho ngaho byaba ari igitabati. Rero umuntu ugiye muri Canada abagiye muri heaven mu ijuru, aho ngo kabisa nagwa ugiye noneho n'uwagezeyo tanga igitambo, tanga ituro, nubona umwanya wo gusenga wirirwa ku mirimo y'uburetwa. Twebwe tukuzi ko wakize, nyamara urimo urashira. Inganda zabo zirimo zirakuhumanya. Ejo bundi kubera ko nta protection y'Imana ufite ngo Imana ikurinde, cya kanseri cyagufata. Pasiteri nsengera reka babwire, birabango nzagukina ku mubyimbi ibyo watinyaga bikugezeho. Nanjye nkiyireza ngasenga, ntabwo nanga gusenga, ngasenga. Ariko wamenye ikintu cy'Imana ishaka ukiyana ngo pasiteri urabona nambaye umubiri, uri pasiteri uri he? Byari n'ibintu ngiye bijya binsetsa rwose ngatanga. Nyibaza turimo turagera he? Ugasanga umuntu anywa inzoga, ni umukozi w'Imana, arasinda arasambana, byonyine afite ibintu yireguza kugusambana kwe no kunywa inzoga. Nta mwuka wera ufite. Byonyine niwemerera mwuka wera ukanasaba Imana imbabazi, igisuzuguriro cy'Uwiteka Imana kirakuvaho. Nanjye ninemerera mwuka wera akaganza muri ngewe ngaca bugufi, nihereho, Imana iramanura umugisha ku bantu nka 15 bose bandeberagaho. Nawe gutyo igihugu cyose gihinduka umugisha ndetse n'ububyutse. Bwoko bw'Imana, ikintu Imana ibishaka ni ukugira ngo tube connect. Abanyamahanga baba connect, bagahuza bakazamura ibendera ry'abatinganye. Ariko abapasiteri, abavuga butumwa, abapostles bibereye mu matiku n'iterambere. Iterambere ryo riragakora. N'iterambere naguhuza imitima. Umwe arashaka kuzamuka ngo ari kuntwarira abantu agatera umugeri. Ukibaza uri pasiteri nyabaki? Abantu n'abawe warabare bari mu matiku. Imana yazamura ibendera ryayo ry'ubutsinzi gute tukiri mu gutatana? Ahubwo izazamura ibendera ry'igisuzuguro niba basenga. Ariko reka nze mbabwire, Imana icya igasoza icyo yavuze.
ikimura abami ikimika abandi, cyangwa Imana wowe ukayemerera ikagukomeza kuko yaguhamagaye. Imana ikugirire neza, kandi Imana iguha umuntu ukumva nka Rudiya wo muri Antiyokiya. Imana yo mu ijuru ikwishimire cyane, iguha umuntu ukumva. Nicyo kintu nakwifuriza, kandi wihane kugira ngo umunsi wo guhemburwa kwawe uhere kuze. Nitwa Pastor Imanishimwe Emmanuel, nitwa Mefibosheti cyangwa Abidodoma. Iryo zina rirakomeye cyane, ayo mazina arakomeye, ntago ari ay'igisuzuguriro. Mbabwire Yabesi nigeze ahindurirwa izina ngo ahubwo yiswe umuntu w'Imana, Imana imuha umugisha. Rero ab'inyuma bagiye kuba ab'imbere, mubyitegereze mu bireba. Ushobora kuba uri inyuma ariko ugiye kuba imbere. Warisuzugurwa agiye guhabwa icyubahiro, agiye gutambagizwa umuntu. Na Morodekayi nzakongeraho. Ejo bundi Hamani ari kuntambagiza ngo dore umwami akunze kuba, nawe uzashaka akazina wiyita. Nimba uri umukobwa wiyite Siteri cyangwa Debora. Umbwiye ngo ndahagurutse ngiye kurwana n'umugaba w'Iyabini bita Sisera. Igihe yahereye agukandamiza utarashaka utarabya, iyo nkota uyibangure dukubite Yabini na Sisera mu izina rya Yesu. Imana rero ikumera umugisha. Telefone ni 784367 Shalom. Zaburi ya mbere.